aho bakuroga bazi ngo urabyuka bapfuye, ukabyuka uvuga ngo Yesu ni muzima. Haleluya, haleluya. Aho ngaho higire neza mwene data, higire neza. Ako kazi urimo uvuga ngo amafaranga ni make, ndahembwa amafaranga make kandi akazi ni kenshi, kigiremo neza, kuko uzagasohokamo ufite ahandi winjira, kandi uhinjirane amashimwe akomeye, kuko uri kuhigira uhari kubw'umugambi w'Imana. Twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe, mukomeje kubana natwe muri iki kiganiro umugambi w'Imana ku muntu. Tubasabira umugisha abakomeje kudukurikirana, bakomeje kutuba hafi mu buryo ubwo ari bwo bwose, tubasabira umugisha. Turabashimiye rero abagiye baduha amakomenti, natwe turabakunda kandi turi kumwe namwe. Turakomeje kuri iki kiganiro n'ubundi umugambi w'Imana ku muntu, kuko umugambi w'Imana ni mugari, nta nubwo twavuga rwose nk'abantu ngo tuwurangize, ariko turakomeje kuwuvuga kuko hari ubuzima umuntu ageramo akumva yuko ariho gutyo gusa. Hoya, ntabwo ariko bimeze. Uriho kubw'umugambi w'Imana. Uwavutse wese kuri iyi si ariho kubw'umugambi w'Imana. Mu by'ukuri umugambi w'Imana ku muntu wari ukugira ngo abeho anezerewe, abeho yishimye, abeho ategeka ibiri mu isi byose, tubeho turamya Imana. Ibyo byari umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Yesu ashimwe cyane. Nibyo byari umugambi w'Imana ku buzima bwacu, twebwe Imana yashyize ku isi. Wowe uriho, nge nawe, n'abandi bari kuvuka n'abandi bazaza, hari umugambi Imana ibafiteho. Ntago kuba waraje ku isi ari impanuka. Oya, ntabwo ari impanuka. Mu by'ukuri iyo biza kuba ari impanuka, cyangwa se ari ubushake bw'umuntu, cyangwa se ari ubushake bwa papa na mama batubyaye, cyangwa se ari ubushake bw'abantu badukunda, kuko barahari badukunda, tuvugishije ukuri, hari abatari kwemera kuza ku isi bitewe na situwasiyo bari kunyuramo, bitewe n'imibereho, bitewe n'amateka, bitewe n'ubuzima bari kunyuramo, bitewe n'ibibavuna, ibibababaza, ntago bari kwemera kuza ku isi. Hari abatari bwemere, ariko nanone hari abari kubyemera, babayeho neza, baguweho neza, ibintu byose bitemba, ibintu byose binyerera. Hari abari kubyemera bakaza, hakaba n'abandi batari kubyemera. Bisobanuye rero nshuti muvandimwe uri kutwumva udukurikiye, kuba waraje kuri iyi si ntabwo ari umugambi wawe. Kuba ndi kuri iyi si ntabwo ari umugambi wanjye, ni umugambi w'Uwiteka Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Kuba turi kuri iyi si, ntabwo Imana yadushyize kuri iyi si kugira ngo turye tunywe. Oya, ntabwo ari cyo cyatuzanye ku isi, ntabwo ari wo mugambi Imana yadushyiriye ku isi. Hari ikintu cyatumye Imana yemera kuza ku isi, nanjye nkemera ko nza ku isi. Ahubwo tumenye ngo icyo kintu ni ikihe. Ese ndiho kubera iki? Ese ni iyihe mpamvu ndiho? Haleluya. Kuko hari benshi tuzi bagerageje no kwiyahura birakunda, ariko bigerageje biranga. Aho hantu hatekerezo hatindeho. Yesu ashimwe cyane. Bivuze ngo ntago kuba uri ku isi ari umugambi wawe. Hoya. Niba ari umugambi wawe, kuki bamwe byakunze abandi bikanga? Niba byari ubushake bwawe cyangwa se ubushake bw'ababyeyi batubyaye, kuki hari ubuzima unyuramo? Kuki hari imibereho uri gucamo itakunejeje? Bivuze ngo ari ubushake bwabo cyangwa se ari ubushake bwawe, ntabwo ari kuba uri ku isi. Ariko ndagira ngo tuvugire hamwe, tumenyere hamwe,
wibaze nanjye nibaze ni ukubera ikindi ku isi. Yesu ashimwe cyane. Nta yindi mpamvu turi ku isi, ni ukugira ngo dutunganye ibidatunganye, dutunganye ibyasigaye bidatunganye byose. Mu miryango yacu hari ibidatunganye birimo, njye nawe tugomba gutunganya. Mu ngo zacu ababyeyi hari ibidatunganye birimo, tugomba gutunganya. Yesu ashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Mu baturanyi, mu kazi ukora, hari ibintu bidatunganye, nawe ubwawe ukabereye ukabona bidatunganye koko. Nta kindi kikubesheje ku isi rero, nta kindi cyakuzaniye ku isi, ni ukugira ngo ubitunganye. Ni ukugira ngo ubitunganye, ntabwo ari ukubireberera gusa. Yesu ashimwe cyane. Natwe twamenye Imana, hari ibintu ureba ukavuga uti ibi bintu ntabwo mbishaka mu muryango wanjye. Natwe twasobanukiwe imbaraga z'Imana, hari ibintu ureba ukavuga uti ibintu simbishaka mu bana banjye, kuko ntabwo ari umugambi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nkatwe twasobanukiwe Imana n'imbaraga zayo n'ububasha bwayo, hari ibyo ubona mu rugo rwawe ukavuga uti ibi bintu hoya, icyo nicyo rero wabereyeho, icyo nicyo ubereyeho n'uyu munsi. Yesu nashimwe cyane. Icyo nicyo cyatuzanye ku isi, gutunganya ibyasigaye bidatunganye, gutunganya ibyo tubona bidatunganye. Imana ishimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Bivuze ngo kubaho kuri iyi si kwacu ni umugambi w'Imana, ni umugambi w'Imana, ntabwo ari umugambi wabo. Kuza kuri iyi si, hari misiyo dufite kuri iyi si, hari misiyo dufite kuri iyi si. Ahubwo dusobanuze cyane, tumenye cyane, ese Mana ni iyihe misiyo mfite kuri iyi si? Ese icyo wampamagariye nicyo ndi gukora? Ese umuhamagaro wanjye nkurimo neza? Ese ibyo ndi gukora birakunezeza? Kuko twamaze kubona yuko Imana yaturemye kugira ngo tunezerwe, tube tunezerewe. Nubwo nyuma byaje guhinduka, bagakurwa mu ngo bya Edeni, Adamu na Eva, izo nkuru turazizi cyane. Bamaze gukurwa muri Edeni, nibwo imiruho n'imihate byatangiye, kubabara biratangira. Ariko umugambi w'Imana ntabwo wigeze uvaho, ntabwo wigeze ukurwaho. Haleluya. Umugambi w'Imana agumye ku mwana w'umuntu. Imana iritegereza kubw'umugambi wayo ku muntu, itireka mbaha Adamu wa kabiri, ari we Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ko yaduhaye Adamu wa kabiri, ari we Yesu Kristo. Aza gukosora ibyo Adamu wa mbere yari yakosheje byose. Natwe dukomeza kugendera mu mugambi w'Imana. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Dukomere, dushikame, dukomeze kwizera Imana. Hari icyo ubereyeho wa mubyeyi we, hari icyo ubereyeho wa mupapa we, hari icyo ubereyeho wa mwana we, hari icyo ubereyeho wa musore we, hari icyo ubereyeho wa mukobwa we, hari icyo ubereyeho. Hari benshi badutezemo inyungu, umuryango wawe ugutezemo inyungu, igihugu gikutezemo inyungu, Imana nayo ubwayo igutezemo inyungu. Haleluya. Ntabwo twabaye ku isi ari impanuka. Tugiye mu byanditswe twareba ubuzima Dawidi yabayemo. Dawidi yabaye mu buzima bubabaje, yabaye mu buzima bw'umubabaro, afite umuryango, afite abakagombye kumwitaho, ariko umugambi w'Imana uragenda ujya kumwigishiriza mu ishyamba. Aragenda aba mu ishyamba. Yari afite bakuru be, nta nubwo ari we wari mukuri wabo, yari afite bakuru, ariko Imana ntiyigeze yemera ko bajya mu ishyamba. Haleluya. Kuko nta mugambi mugari Imana yari bafite nk'uwo yari ifite kuri Dawidi. Yesu ashimwe cyane. Dawidi aragenda ajya mu ishyamba, atangira kwitoreza mu ishyamba. Umugambi w'Imana uramujyana umugeza mu ishyamba. Atangira kwica idubu, atangira kwiga kurwana. Ibyo byose abigira mu ishyamba. Yigirayo gushira ubwoba, yigirayo gutinyuka. Haleluya.
yigira yo gushira amanga. Yesu ashimwe cyane. Yigira yo kwihangana, yigira yo kwirwanaho. Imana ishimwe cyane. Igihe kigeze, Imana irareba, iritegereza, iravuga uti uyu mwana wanjye agomba kuba umwami. Wa mugambi w'Imana uragiza usohora ku buzima bwe. Umugambi w'Imana waragiye umusanga mu ishyamba. Imana irangije ibwira Samweli iti nyaruka, ngira aho nkwitumira, ngutume kwa Yesaya. Aragenda agera kwa Yesaya. Agezeyo bazana abahungu be bose. Yesaya aravuga ati abo bose nta n'umwe urimo Imana yabagaye, kandi ngo bari abasore beza b'imigenda. Ariko Imana ngira barebera abagaya, bisobanuye ngo Imana ntago ireba nk'uko tureba. Imana ntago ireba nk'abantu, hoya. Hari abakubona bakabona we ntacyo wavamo, hari abakubona bakaguciraho iteka, ariko Imana si kwibona, Imana si kwikora kubw'umugambi gufiteho. Nongeye kuza kukwibutsa ngo komera uhagarare aho uri kunyura hose, ibyo uri gucamo byose Imana igufiteho umugambi. Dawid ubwo yari mu ishyamba ntabwo yigeze atekereza ko yazaba umwami. Yumvaga yuko ari umushumba. Amateka y'abashumba murayazi, imibereho y'abashumba murayizi, nibwo buzima yari yibereyemo. Yari ameze nk'uwaciriweho iteka, ariko kubw'umugambi Imana yari imufiteho. Icyakurikiyeho nuko umugambi w'Imana wamusanze mu ishyamba aho yagiye gutorezwa. Umugambi w'Imana ugamuhindura umwami. Ubwo Samweli yageraga kwa Yesaya, abasore bose abahetuye, aravuga ati ariko nta wundi mwana, abana bawe naba bonyine. Kugera ku rwego naho ababyeyi be batamubaraga, bari baramwibagiwe, kuko iyo bataza kumwibagirwa ntago baba barabwiye Samweli ko ari abo ngabo. Ubwo amaze kubabaza batese nta wundi mwana naba ngaba, nibwo bibutse bati hari akandi kana kacu kari hari hepfo mu ishyamba. Aravuga ati ako ngako ni mukazane. Imana ishimwe cyane kigiturebera ahantu abantu bataturebera. Haleluya. Aho uri ntago mpazi, ibyo uri kunyuramo ntago mbizi, ariko menya ngo umugambi w'Imana uri kumwe nawe aho hantu. Menya ngo umugambi w'Imana uri kumwe nawe aho hantu, kandi ukurindiye aho hantu. Ntabwo uzahapfira, ntabwo uzahapfira. Umugambi w'Imana uzagukurayo. Imana ishimwe cyane. Umugambi w'Imana uragenda ukura Dawidi mu ishyamba, araza barebe bimikaho amavuta. Kandi uwo mugambi w'Imana n'ubundi nubwo wari umuriho, n'ayo mavuta amaze kumusukwaho, ntabwo yahise aba umwami. Amateka yose murayazi uko byagenze. Ntabwo yahise aba umwami, yakomeje kwiga. Bigera igihe ava mu ishyamba. Avuye mu ishyamba akajya acurangira Sawuli, imyuka mibi yamuteye. Ibyo byari mu mugambi w'Imana. Atangira kumutoreza ibwami, kuko Sawuli muzi neza ko yari umwami. Imana itangira kumutoreza ibwami, kuko ari zo nzira yari iri kumwerekezamo. Haleluya. Imana ijya yemera kidutoreza ahantu tuzambarira icyubahiro. Imana itangira kumutoreza ibwami. Sawuli atangira guterwa n'imyuka mibi. Dawidi yamucurangira imyuka mibi gahunga. Ihanganira aho Imana iri kukwigishiriza nawe. Ihanganira ahantu hose Imana iri kukunyuza, iri kukwigisha. Ahubwo wige neza, rage nige neza. Haleluya. Wige neza, ntugire umuntu witwaraho umwikomo. Wige neza, ntugire umuntu ubangamira cyangwa se ubabaza, kuko ni umugambi w'Imana uri kukwigishiriza aho hantu. Kuko aho wasuzuguriwe niho uzahererwa icyubahiro kubw'umugambi w'Imana. Haleluya. Aho wasuzuguriwe, aho wangiwe, aho watukiwe, bavuze ngo ntacyo azimarira, bavuze ngo azarinda apfa kuriya, aho ngaho, aho bakuroga bazi ngo urabyuka wapfuye, ukabyuka uvuga ngo Yesu ni muzima. Haleluya, haleluya. Aho ngaho higire neza,
mwene data higire neza. Ako kazi urimo uvuga ngo amafaranga ni make, ndahembwa amafaranga make kandi akazi ni kenshi, kigiremo neza kuko uzagasohokamo ufite ahandi winjira kandi uhinjirane amashimwe akomeye kuko uri kuhigira. Uhari kubw'umugambi w'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Uhari kubw'umugambi w'Imana. Uhari kubw'umugambi w'Imana. Inzira zose uri kunyuramo, aho uri kwerekeza hose, uhari kubw'umugambi w'Imana. Imana yacu nishimwe cyane. Turi kwibukiranya ko umugambi w'Imana ari mugari ku buzima bwacu. Tutagomba guterwa n'abatugose ngo baduteshe umutwe. Hoya, hagarara uvuge ngo Imana yavuganye nanjye, iracyari kumwe nanjye. Haleluya. Kuko ijambo rirambwira ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze. Imana ishimwe cyane. Kuba uri mu mugambi w'Imana, ibyo birahagije. Uri umuntu ukomeye, uri umuntu w'agaciro. Haleluya. Uwo mugambi w'Imana uzakugeza kure. Uwo mugambi w'Imana uzakwambutsa. Uwo mugambi w'Imana uzagutarutsa. Uwo mugambi w'Imana uzakwigisha. Uwo mugambi w'Imana uzakugeza aho utatekerezaga. Uwo mugambi w'Imana wihanganiremo. Haleluya. Wa mubyeyi we ubona uri kugendera umugambi w'Imana ibintu bikomeye, wihanganiremo. Wa mupapa we uwo mugambi w'Imana wihanganiremo. Uhagarare mu senga, uhagarare mu wizeye, uhagarare mu kiranuka, uhagarare mu wiringiye Uwiteka. Uvuge ngo Uwiteka niwe byiringiro byanjye. Haleluya. Uwiteka niwe mbaraga zanjye. Uwiteka turi kumwe. Intambara zose uri kurwana, uvuge ngo Uwiteka turi kumwe. Inzira zose uri kunyuramo, uvuge ngo Uwiteka turi kumwe. Umugambi wawe uzangeza kure. Haleluya. Twebwe abamenye Kristo ntitugomba kwiheba, ntitugomba kwiganyira, kuko ashobora byose kandi byose biri mu biganza bye. Imana ishimwe cyane kuko ntacyo azatwima. Ijambo rikatubwira ngo itarimanye umwana wayo izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Rikongera rikatubwira ngo ibyuzuye isi byose ni ibyayo. Imana ishimwe cyane. Kandi ngo abubaha Uwiteka. Yesu ushimwe. Ngo abubaha Uwiteka, ingororano yabo ubukira, icyubahiro n'ubugingo. Ibyo nibyo yasezeranyije abayubaha, nibyo yasezeranyije abayikunda. Imana ishimwe cyane. Wicika intege rero, witentebuka, winanirwa, dufatane mu maboko, dufatane muri uru rugendo, twungurane ibitekerezo muri uru rugendo, kuko muri uru rugendo nta muhanga warwo. Imana nishimwe cyane. Imana ntabwo ijya igira ikosa ryo kurema umuntu kubusa. Ntabwo ijya igira iryo kosa. Ahubwo tumenye ngo turiho kubera iki? Tubereyeho iki? Turiho kuwuhe mugambi? Witegereze inzira zose, witegereze imyizerere yawe, witegereze imyifatire yawe, witegereze imico yawe, aho wavutse, aho washatse, witegereze hose. Nubona ko hari ibyo ugomba gukosora, ubikosore. Haleluya. Nk'umuntu wizeye Imana, nk'umuntu wiringiye Imana. Niba ubona hari ibitagenda, bitegeke bigende, kuko wizeye Imana kandi uri mu mugambi wayo. Imana ishimwe cyane. Imana idufiteho umugambi mugari. Twavuga byinshi, twavuga bukira bugacya, ariko Imana iradukunda. Ikirenze kuri ibyo, yuzuye imbabazi nyinshi cyane. Imana ishimwe ko yatuzanye kuri iyi si kubw'urukundo rwayo idukunda. Urukundo rwayo nirwo ruturinze, nirwo rutugose. Urukundo rwayo nirwo rutubeshejeho. Urukundo rwayo ari nawo mugambi wayo. Nirwo rutuma urwara ntupfe kandi abo mwegeranye bagapfa. Urwo rukundo n'umugambi wayo nirwo rutumye wubaka urugo, urugo rukaba rukomeye. Bakaruhiga, bakarurwanya, ariko ntibarushobore, rukaba ruriho rukomeye. Urwo ni urukundo rw'Imana n'umugambi wayo. Haleluya. Urukundo rw'Imana n'umugambi wayo nirwo rutuma, oh haleluya, nirwo rutuma ibitashobokaga bishoboka. Nirwo rutuma abari bananiwe basubizwamo intege bagakomeza urugendo. Ijambo rikongera rikatubwira
ngo turi mu bihe byo gusiganwa, kandi iyo abantu basiganwa bahabwa ikamba. Siganwa neza, ibyo uri gusiganwa nabyo byose siganwa neza, kuko hari igihe uzahabwa ikamba, hari igihe uzahabwa ikamba. Ihangane, komera, ushikame, ukomere ku cyo wizeye, ukomere ku wo wiringiye. Ntabwo azagukoza isoni, ntabwo azadukoza isoni, ntabwo azaduhemukira. Imana yacu ifite imbaraga nyinshi, kandi hejuru yayo nta yindi mana, hejuru yayo nta yindi mana. Iyemeye gutanga umwana wayo ari we Yesu Kristo, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Kandi ngo irambuye ikiganza cyayo, ipfumbatura igipfunsi, ngo igahaza kwifuza kw'abantu bayo. Iyo mana ni iyacu, iyo mana tuyizere, iyo mana tuyiringire. Ntizadukoza isoni, ntizadutererana, ntizaduhemukira. Ntukangwe n'ibihe, ntukangwe n'amagambo ngo agukure mu mugambi w'Imana. Ntukangwe n'intambara zitandukanye ugenda unyuramo, ibyo byose bigukure mu mugambi w'Imana. Hoya, shikama, kuko Imana iri mu ruhande rwacu, nta mubisha. Ni ku ijambo ryatubwiye, Imana iri mu ruhande rwacu, nta mubisha. Haleluya, haleluya bene data. Imana nibahereza umugisha cyane. Twikomeze ku Uwiteka, kuko Uwiteka niwe byiringiro byacu, kuko Uwiteka niwe nkomezi yacu muri uru rugendo. Muri uru rugendo nta wundi wadukomeza atari Kristo. Muri uru rugendo nta wundi uduha imbaraga, ngo dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Iyo aduhaye imbaraga dutsinda ibyo ari bimeze nk'imisozi imbere yacu. Iyo aduhaye imbaraga dutsinda ibyo ari bimeze nka Goliyati imbere yacu, kuko Dawid imyaka yari afite na Goliyati igihagararo cye ntibyari guhura, ariko kuko Uwiteka yari ari muri Dawidi yanesheje Goliyati. Haleluya. Nawe ntugire ubwoba bw'ibiguhagaze imbere ubona bikurusha imbaraga. Ntugire ubwoba bw'ibiguhagaze imbere ubona bikurusha amaboko. Ntugire ubwoba bw'ibiguhagaze imbere ubona biguteye ubwoba. Ubona uti se bizagenda gute, bizarangira gute? Oya, Kristo uri muri we afite imbaraga zo gutsinda ibyo byose. Haleluya. Ntiwirebe ngo nduri umunyantege nke. Oya, kuko ijambo rirambwira ngo umunyantege nke navuge ko ari umunyembaraga. Uri umunyembaraga mu izina rya Yesu Kristo. Uri umunyembaraga mu izina rya Yesu Kristo, kandi uri muri Kristo Yesu, nta teka azacirwaho. Icya kabiri, muri Kristo Yesu ibyakira biba bishize, intege nke zirangire, ubwoba bushire, gutinya birangire. Twakira izindi mbaraga, twakira irindi hishurirwa, twakira ubundi bwenge, twakira ubundi bumenyi. Haleluya. Twakire ubundi butsinzi buturuka kuri Kristo Yesu. Twizeye, twiringiye, komeza umwizere, ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana rikomeza imfuruka. Niwe buye rizima, niwe buye rizima. Tumwubakeho, tumwubakeho. Ntawamwubatseho ngo akorwe n'isoni, ntawamwubatseho ngo amware, ntawamwubatseho ngo ibintu binanirane. Dawidi nawe witonze aravuga ngo ntarabona aho umukiranutsi asabiriza. Ntaho yigeze abona. Uko niko kuri kuzuye. Tumwizere, tumwiringire, tumuhanga amaso, tumutumbira amanywa n'ijoro, uko bukeye n'uko bwije. Ntihagire ibigutera ubwoba, ibidashoboka arabishobora. Haleluya. Ijambo rikatubwira ngo ajya yubika imisozi itabimenye, akayubikana uburakari, agatiga isisi. Haleluya. Uwo niwe waguteretse ku isi ufite imbaraga zingana gutyo. Uwo niwe wanzanye ku isi ufite imbaraga zingana gutyo. Tumwizere, tumwiringire, tumwizigire muri byose, kuko ni Imana yacu. Twariho tuvuga ku mugambi wayo ku buzima bwacu. Umugambi wayo
ni mugari, ni mugari, ntabwo twavuga ngo tuwurangize. Urukundo yadukunze rurahambaye, ntabwo twarurondora, ntirugira akagero, ariko turusheho kumwizera no kumwiringira, kuko aratubwira ngo ibyo akeneye ni imitima yacu, tumuhe imitima yacu, tumuhe ubwenge bwacu, adutegeka twiyoborere, nibwo tuzanesha ibyo byose, nibwo tuzanesha isi, umubiri ndetse na satani. Tubeho mu mbabazi ze, tubayeho mu rukundo rwe, dukomere kandi dushikame. Turabashimiye rero abaduteze amatwi, abakomeje kudukurikira, dukomeje kubashimira. Imana yo mu ijuru ikomeze ibahereze umugisha, mukomeze mubane natwe, mukomeze mubane natwe. Ng'abana b'Imana barahuraga bakaganira bagahugurana, ng'ibitabo bikabumburwa. Natwe turi hano ngo duhugurane, tubwirane iby'uru rugendo, dufashanye muri byose. Turabashimiye abari mu birere bine bitandukanye by'umujyi wa Kigali, by'u Rwanda hose, hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Turabashimiye bakomeje kudukurikirana. Umwami Imana bakomeze kandi abakomereza amaboko, ntimutentebuke, ntimutsindwe, ntimunanirwe, kuko umwanzi ari ibyo ashaka. Kandi umwanzi twibuke ko nta kindi cyamuzanye, ni ukwiba no kwica no kurimbura. Iyo amaze kutwiba ubwenge, amaze kutwiba agakiza, amaze kutwiba umunezero wo mu Mana, aba yaturangije. Ariko ntitwemere, dukomeze twikomeze ku mwami wacu. Turabashimiye rero, naho ubutaha turacyari kumwe. Umwami Imana akomeza dushyigikire, kandi namwe mukomeze kudushyigikira, mukore subscribe, mukomeze kuduhugura, amakomenti muyaduhe, natwe nibyo twifuza. Iki kiganiro cyari kiri gukorerwa kuri Erega TV. Yesu aduhane umugisha. Amen.